mukurikiye kuri Gitangaza NTV, amahoro y'Imana bane namwe. Mwumve ko tubasuhuje tubikuye ku mutima. Turabakunda cyane, ariyo mpamvu tubagezaho ijambo ry'Imana. Twafashe urugendo rero kubera tubakunda kuja gushaka umukozi w'Imana. Dusaba Imana kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana turakwakira, ni karibu. Murakoze cyane. Dusaba Imana inosa muri iki gitondo nkaba nshaka kutuganira ku ijambo ry'Imana. Kadusenga Imana. Mana turagushimira mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rirera kandi rirakiranuka, ndasenze muri uwo mwanya abagiye kubyumva bareze gufashwa n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Nkuko rero Imana idushira inzira kugira ngo tuboneke kuri uyu murongo, kugira ngo dufatanyirize hamwe kumva ijambo ry'Imana, icyo Imana idushakaho. Reka dusome ijambo ry'Imana turasanga na hano muri Yeremiya ibice 17, turasoma ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 7. Umurongo wa 5 haretse ngo uko ndiko Uwiteka avuga ati, havumwe umuntu wiringira undi muntu, akishima amaboko ye mu mutima we, akimura Uwiteka. Umurongo wa 7, hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Umutwe w'amagambo aranditse ngo uwizera Imana ameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Bene data mumurikiye, agira ngo mbabwire ngo muri iyi minsi wakwizera umuntu akaguhinduka, ariko ijambo ratubwiye ngo uwizera Imana ameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Kubera ko kwizera Imana biruta kwizera Imana bigira umumaro kuruta uko wakwizera umuntu. Aya masaha rero ndagira ngo twumve ko tukwiye kwizera Imana uko tubisomye hano mu jambo ry'Imana. Buri wese yizera Imana, kubera ko ijambo ratubwiye ngo havumwe umuntu wiringira undi muntu, akishima amaboko ye, akimura Uwiteka. Uwo muntu akamushyira mu mutima we, yimuye Uwiteka. Ushobora kwimura Imana mu mutima wawe, ukimika abantu mu mutima wawe bakaguhinduka, ariko uwizeye Imana ntabwo Imana izamuhinduka. Haleluya. Aya masaha ndasenze nsabira buri wese kugira ngo yizere Uwiteka, kuko numwizera Imana izaguha umugisha. Kwizera Uwiteka ntabwo azagukoza isoni, kuko ijambo ratubwiye ngo hahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. N'uwizera Uwiteka wungurikiye, n'uwizera Imana wungurikiye, Imana izakubera ibyiringiro. Hari igihe tuvuga ijambo ry'Imana bavuga ngo aba ni abatekamutwe. Ntabwo bene data, abatekamutwe barahari, ariko n'abakozi b'Imana barahari. Nje kukubwira ngo muri iki gitondo saba muri wowe kwizera Uwiteka. Wiringiye abantu baraguhemukira, ariko iki gitondo izera Uwiteka, ibyawe Imana izabirangiza. Aya magambo y'Uwiteka Imana ashinzwe kutuganira, abayumvishije Imana ibaha umugisha.